mu gitondo cyo ku itariki ya 7 Mata 1954 mu gace kitwa Victoria Peak i Hong Kong havutse umwana w'umuhungu waje kwitwa Chan Kong Sang. Izina risobanura cyangwa se ibisobanuro by'izina rye bikaba bisobanura yuko yavukiye i Hong Kong. Uyu mwana niwe uzwi ku izina ry'umukinnyi wa filime wagaciye cyangwa se wabice bigacika mu myaka yo hambere bitwa Jackie Chan. Ababyeyi be bari Charles Chan ndetse na mama wakitwa Lily Chan baje kwimukira muri Australia atangira ishuri, ndetse Chan yari agenda ajya mu bintu byo gukina imikino njyarugamba akiri umwana muto, akaba ariho haje kuba imbarutso yuko akunda umukino wa Kung Fu. Jackie Chan mu kwiga umukino wa Kung Fu yarazwi cyane mu kwiyerekana aribyo bita kata, bityo akerekana yuko azi ubuhanga bwinshi kuko we yabikoranaga imbaraga agashyiramo n'ubwenge bwinshi. Muri icyo kigo yigiragamo Jackie Chan yerekanye yuko azi byinshi, ndetse yerekana yuko arusha abandi bana mu buryo buhanitse cyane. Uyu mwana ibyo yerekanaga akiri muto byatumye benshi batamushidikanyaho ubuhanga afite, kuko Jackie Chan yatangiye gukina filime afasha abandi bakinnyi bakomeye, ariko nk'umwana muto ku myaka 8 gusa yamaze kugaragara nk'umukinnyi wa filime cyangwa se nk'umuntu wakina filime ku rwego mpuzamahanga, kuko yakomeje gukura hari umukozi w'imbaraga ndetse akina mu mafilime nk'ay'umukinnyi wabice bigacika Bruce Lee, ndetse filime yitwaga First of Fire ndetse n'indi yitwa Enter the Dragon. Mu myaka y'1970 Jackie Chan yaje guhanga uburyo bwe bwihariye bwo gukina filime, ariko aza kuza kwibanda cyane ku mirwano cyangwa se imirwanire, bityo abantu batangira kuvuga bati ibyari Kung Fu bitangiye kuvamo intambara. Iyi mirwanire yibandaga cyane ku mirwano, ariko cyane cyane imirwano yo kuba wakubita umuntu ukamukoza isoni cyangwa se ukamukubita, ariko rimwe na rimwe akibanda no kurwana ashyiramo ibyo abenshi bitaga nk'urwenya cyangwa se gusetsa abantu, kuko yaragukubitaga ariko agakora amafenti cyangwa se agakora utuntu tw'udukoryo dutuma ureba filime abona ko wakubiswe ariko kandi agasigara anaseka. Iyi rero yari system itamenyerewe cyane mu mukino wa Kung Fu, kuko ubusanzwe Kung Fu byabaga ari imirwano isanzwe ariko hatarimo ibintu byo gusetsa cyangwa se kuba wakwita umuntu mu buryo busekeje. Ariko uyu mugabo yaje ahindura byinshi, ndetse azana system yo kuba wakwita umuntu akababara ariko abakurikirana umukino bagasigara baseka. Niyo yaje guhita afata izina ryitwa Master cyangwa se Master of Kung Fu, bityo abicyamamare biciye muri izo nzira. Uyu mugabo yakomeje gukina filime kuko mu mwaka wa 1978 hari filime yamenyekanye cyane ndetse yakunzwe n'abatari bake yitwa Snake in the Eagle Shadow, ndetse n'indi yitwa Drunken Master. Bityo izi filime zikaba zaratumye uyu mugabo akomeza gukundwa ndetse no kwiyegurira imitima y'abatari bake. Mu myaka yakurikiyeho yashinze itsinda rye ryitwa Jackie Chan Stunt Team, bafatanya gukora udushya tw'imirwano ndetse no kwigarura imitima ya benshi, kuko iri tsinda ryabuze abarisimbura, kuko uburyo bari bazanye ntabwo bwari uburyo bumenyerewe mu mukino wa Kung Fu. Mu mwaka w'1995 filime yitwa Rambo the Brunex yamuhesheje amahirwe yo kumenyekana mu gihugu cya Amerika. Nyuma yaho yakoze filime zakunzwe cyane yitwa Rush Hour ndetse nitwa Shanghai Noon ndetse n'izindi nyinshi, bigatuma aba umwe mu bakinnyi ba filime b'Abashinwa bakomeye ku rwego rw'isi. Jackie Chan yanakoreye cyangwa se yanagiye akorera abandi kubavugira mu mafilime cyangwa se gukina mu mafilime, bityo akaba ijwi ry'abandi, akagenda atoza benshi mu mukino wa Kung Fu, bityo abamukomoyeho impano cyangwa se batumye abo yatumye bamenyekana nabo baje kuba benshi cyane. Uyu mugabo kandi yagiye afatanya n'abandi bakinnyi bakomeye cyane nka Bruce Lee, ndetse banamubereye ikiraro mu mukino wa Kung Fu, ko dore ko yagiye amwigisha gukora kinyamwuga ndetse no gukorera hamwe, haba gukunda ibyo akora ndetse n'ibindi. Harimo undi mugabo bita Sammo Hung
inshuti ye ndetse n'umufatanyabikorwa wa hafi. Uyu nguyu ni umuntu w'ingenzi mu buzima bwa Jackie Chan Sammo Hung. Bombi biganye mu ishuri rimwe rya Peking Opera School, bakurira hamwe mu itsinda rya Seven Littles for Teenagers. Nyuma y'imyaka myinshi cyane Sammo Hung na Jackie Chan babaye inshuti magara, ndetse na nyuma yo gukina filme babaga bari kumwe. Sammo Hung yamufashije kwinjira neza mu mashusho akomeye, kandi ndetse agenda amwereka uburyo ki bakina filme kinyamwuga, harimo nk'ibyitwa Project N and Dragon Forever, ni filme bakinye yitwa Wells on Mills, ndetse n'izindi cyane. Sammo Hung yari umuntu ukunda cyane uno mugabo mu myaka yabo y'ubuto, ndetse bagakorana bya hafi nk'inshuti magara. Saba gusa kandi kuko uyu mugabo yanabaye inshuti magara n'umukinnyi uzwi cyane nawe muri Kung Fu Jet Li. Jet Li na Jackie Chan ntago bakuranye, ariko bombi bazwi nk'ibyamamare bya Kung Fu ku rwego rw'isi. Bakoranye filime yitwa The Forbidden Kingdom mu mwaka wa 2008, aho bakinnye inkuru itagaragaza umuntu umwe ukomeye kurusha undi, ahubwo bagaragaza ubuhanga bwabo mu buryo bwo kubahana. Jackie Chan yigeze gutangaza ko Jet Li ari umwe mu bantu yubaha cyane, kuko nawe agaragaza ubupfura no guhuza siporo n'umuco w'igihugu cy'iwabo cy'Ubushinwa. Uyu mugabo kandi afite umwihariko atandukaniyeho n'abandi, kuko Jackie Chan azwiho kuba umuntu udashyira imbere kwikunda, yubaha abantu ndetse akenshi abo bakorana by'umwihariko agaha buri wese agaciro ke. Yigeze kuvuga ko gukorera hamwe, gusangira ibyiza n'ibibi n'abandi ari byo byamufashije kugera ku rwego rwiza, kuva ku bantu bakora stunts abategura amashusho kugera ku bakinnyi bakuru. Jackie Chan akunda guhuza abantu no kubashyira hamwe kugira ngo babashe gufata icyemezo cy'ukuri ku byo baba baganira, cyane cyane abo bakora umwuga umwe wo gukina film, cyane cyane abakinnyi ba Kung Fu. Kubirebana n'umuryango, Jackie Chan yashakanye na John Lin, izina ryuzuye uyu mugore we yitwa Lin Feng Jiao, mu mwaka wa 1982. John Lin ni umunyamideli w'umushinwakazi, ndetse akaba ari umwe mu bagore bakunzwe cyane mu gihugu cy'Ubushinwa. Ikindi kandi yamenyekanye cyane muri Taiwan na Hong Kong mbere yo guhagarika umwuga we igihe yashakanaga na Jackie Chan. John Lin na Jackie Chan bashakanye mu ibanga rikomeye muri Hong Kong. Icyo gihe Jackie yari umusore ukomeye cyane, ndetse abakobwa benshi baramukundaga, ariko John Lee yahisemo kuba yavuga yuko ari we ugomba kumera umugabo, ndetse aramukunda kugeza ubwo babanye nk'umugore n'umugabo. Jackie Chan na John Lee babyaranye abana, harimo bita Jace Chan. Jace Chan ni umuhungu wa Jackie Chan na John Lee, yavutse mu mwaka wa 1942, avukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Los Angeles. Ndetse Joyce yagerageje kuba umuhungu ukunda guhanga cyangwa se gukina filime nka papa we. Yakinnye muri filime nkeya, ariko nazo za Kung Fu agenda agerageza gukurikiza umwuga wa se, nubwo atagiye abikora mu buryo bwa kinyamwuga. Yigeze kugira ibibazo by'amategeko mu Bushinwa muri 2014, ubwo yataye muri yombi akekwaho gukoresha ibiyobyabwenge. Icyo gihe bavugishije kenshi papa we Jackie Chan, ubwe agenda avuga yuko agomba gukurikiranwa, ariko byaje kurangira afunguwe. Undi mwana wa Jackie Chan yitwa Etangi Chong Lam, ni umukobwa wa Jackie Chan ndetse w'umuhererezi. Etangi Chong Lam yavutse mu mwaka wa 1999, ndetse uyu mukobwa Etangi yavukiye ku mugore witwa Ellen Yi Lei, ni umugore wa kabiri wahoze ari Miss Asia, cyangwa se yabaye umukobwa mwiza mu gihugu cya Asia. Abantu benshi rero ntabwo bamenye uyu mugore, ariko Jackie Chan yagiye we ubwe amutangaza, avuga yuko nawe ari urukundo rwe, ndetse babyaranye umwana. Bimwe mu bihembo uyu mugabo yatwaye harimo igihembo cyitwa Honor Oscar, yatwaye mu mwaka wa 2016. Mu mwaka wa 2016 Jackie Chan yahawe Oscar cyangwa se Honor Oscar, igihembo cy'icyubahiro yahawe mu buryo bwo kugira ngo bamuhe icyubahiro, baje kucyita Honor Academy Award. Iki gihembo gihabwa abantu bakoze ibikorwa bihambaye muri sinema, bagize uruhare rukomeye mu iterambere ryayo mu isi nzima. Jackie Chan rero yahawe iyi Oscar y'icyubahiro kubera uruhare rwe mu gukwirakwiza sinema ye mu bihugu bya Aziya ndetse no ku isi yose.
Si iki gusa kuko uyu mugabo yahawe ikindi gihembo cyitwa Hong Kong Film Award Best Actor mwaka w'1985. Jackie Chan yahawe iki gihembo cy'umukinnyi mwiza Best Actor muri Hong Kong Film Award, ndetse aza kuza kugihabwa kubera filime ze uburyo zakunzwe, bityo abantu bakomeza kugenda bamushimira bitewe n'uburyo yagiye yitwara. Ndetse si iki sibi gusa kuko yahawe ikindi gihembo na MTV Movie Award mu 1995. Jackie Chan yahawe MTV Lifetime Achievement Award, igihembo cy'ubuzima bwose Lifetime Achievement, ndetse gitangwa ni televiziyo izwi cyane yitwa MTV Award. Ibi byari bigamije kumushimira uburyo yinjiye muri sinema mpuzamahanga Hollywood mu buryo bushya, azana umwihariko wo guhuza kungufu, udukino tw'urwenya ndetse n'imyitozo y'umwuga. Numwe mu banyaziya ba mbere babashije kugera kuri uru rwego muri sinema y'abanyamerika, icyo gihe akaba yarashimwe cyane n'urubyiruko rwo ku isi hose. Mu gusoza abakibaza aho Jackie Chan aherereye magingo aya ngaya. Jackie Chan aracyakina filime ndetse akagenda bihuza n'ibikorwa by'ubugiraneza agenda akora, aho asigaye aba muri Shanghai mu gihugu cy'Ubushinwa. Ndetse ikindi twakubwira kuri uyu mugabo nuko nubwo imyaka igenda iba myinshi, ariko agenda akomeza kugira inama abakina uyu mwuga wa filime, cyane cyane umukino wa kung fu, bityo akagenda abaha inama z'imyitwarire ndetse n'uburyo bagomba kwitwara mu mukino wa kung fu, adahwema no gukina filime mu bushobozi bwe bitewe n'imyaka afite. Iyi ngiyi ni YouTube channel yanyu kandi yacu ni Tahatibu TV. Njyewe nitwa N Yusuf. Ushobora kuba wakunda ikiganiro cyacu, ntugende udakoze comment, ujya hasi muri comment utubwire ngo njye ndifuza ko ubutaha mwazambwira kuri karaka tukubwira ku bantu twakunze muri sinema, muri filime ndetse mu muziki, mu bashakashatsi. Upfa kuba ari umuntu wakunze gusa ndetse wagushimisha, waguhaye ibyishimo. Ashobora kuba atakiriho, ari twibanda cyane kubo yasize, urubyaro rwe cyangwa se umuryango we muri rusange ubayeho ute, niba akiriho ahugiye mu biki. Nibyo tukubwira. Niba hari uwakunze, ujya hasi muri comment tubwire ngo njye ndifuza ko ubutaha mwazambwira kuri kanaka. Ikindi yakunze ibiganiro byacu ntukagenda udakoze like, kuko iyo ukoze like bitwereka yuko ibiganiro byacu babikunze ndetse bikaduha imbaraga zo gukora ikindi kiganiro ubutaha. Ikindi kugira ngo ujye ukomeza ubone ibiganiro byacu mu ba mbere, usabwa nta kindi ni ugukora subscribe, kuko iyo ukoze subscribe bituma ibiganiro byacu dushyiraho umunsi ku munsi.